ndatekereza ko meze neza kandi muri amahoro ababrashe mwese hano muherereye hose abari mu burasirazuba bw'u Rwanda mu burengerazuba mu majyepfo majyaruguru aba diaspora abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi murabasubira mu gisha n'amahirwe ngo bibane namwe kuko muri ababrashare kuko mwakoze icyo mwagombaga gukora muza kuri Brashare TV ariko naje nakoze iby'agaciro nkuzana kuri Brashare TV niyo mpamvu nguga ngo uri inshuti magara we tubana buri munsi ngibisanzwe kuri micro ni Brashare nije na Emmanuel uwo ni wenge we bakwita dukurikiye Brashare TV akakanyi ko ugiye kubona imodoka nziza y'agatangaza imodoka bita viti automatic 2006 ku mafaranga make cyane dutangira tugendana akantu ku kandi nta gutinda niba uri mu Brashare ukaba utarakora subscribe ukoreshe like kuri comment kugira ngo imodoka nzajye nteka ku isoko zose uzaje uzibonera kujye tugendana akantu kandi namaze gutangira nta gutinda tugendana bayita viti automatic imodoka nziza cyane imodoka yabajeje tafaranga nkuko uyibona iyi modoka ni nziza cyane reka nkubwire ndayigutuye muvandimwe wanjye nshuti magara niba ushaka imodoka nziza izakugira akamaro iyi modoka ntize kuba yagucika tugendane iyi modoka irashaka amafaranga make cyane iyi modoka irashaka amafaranga make cyane kuyigura ni nko gutoragura ndaza kukwinjiza muri moteri yayo ndaza kwinjiza muri butu ndaza kwereka ikizu cyayo iyi modoka ntiyaguye ntiyashirimye iyi modoka iracyane nshyashya ifite icyo bita control na silence igihe kinini cyane umwaka wose iyi modoka kuyigura ni nko gutoragura muvandimwe wanjye nshuti magara niba ushaka imodoka nziza cyane zakugira akamaro n'ahandi hantu uzayigurira usibye kuri Brashare TV abemera ko Brashare TV ari imwe rukumbe kuri uyu mugabane vugira ngo Brashare TV hejuru tugendana reba reba imodoka reba akantu kugande iyi modoka irashaka amafaranga miliyoni 5 z'amanyarwanda miliyoni 5 z'amanyarwanda ni automatique vite automatique no gukatura no gukopa niba uri mu Brashare ugaba ushaka imodoka izakugira akamaro n'ahandi hantu uzayigurira usibye kuri Brashare TV babandi bavuga ngo Brashare TV ngo urabona ngo icyakubwira nkwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane ubasha kuzabona imodoka nziza izakugira akamaro miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 4 miliyoni 15 ushaka iyihe modoka koko niba atari ukumva ushaka iyihe modoka namaze kukwinjiza muri saro yayo nakweretse parafo urabona ko karacyari gashyashya ariko burya na miliyoni nyinshi no kuyigura urabona ko hose ntiyaguye ntiyahirimye ifite icyo bita prebrise ikiri nshyashya urabona ifite hanga hakiri hashyashya ifite icyo bita buri kimwe cyose cy'imodoka ni gishyashya urayibona ifite ibyangombwa byose dore iyi bayita ngo carte jaune urabona ko imodoka namaze kugira modoka ndaza kwereka buri kimwe cyose cyo kuri iyi modoka ndaza kwereka buri kimwe cyose cyo kuri iyi modoka ibintu byose biribo urayibona neza akantu kandi reba urabona ko hano hose hameze neza hameze neza cyane urabona ko n'iyi miryango y'ahangaha irakora neza cyane urayibona do reba ikizakubwira imodoka nziza do inzugi zose ziba zikora neza cyane urimo uragenda uribona kuko imodoka ntiyaguye ntiyahirime ndashaka kwereka akantu kandi hanyuma tuze kuba twagendana urayibona urabona ko ahangaha ni muri saro yayo ureba ahangaha kuntu hameze urayibona do urabona ko ifite urabona kuntu haba hameze do reba inteza zakuru zimeze ziracyane nshyashya iyi modoka ariko ubundi Brashare TV itaraza mwaguriraga hehe mbwiza ukuri Brashare TV itaraza mwaguriraga he ushaka iyihe modoka koko iyi modoka cyo kuyigura ku mafaranga make cyane cyo kwa nayigura na miliyoni 4 cyangwa na miliyoni 4,500 kuko uri mu Brashare ahanga dutangiye imodoka ku kiranguzo turanguza imodoka buri munsi twakira imodoka 1000 uratekereza ko imodoka 1000 twakira kuri Brashare TV buri munsi hazabura imodoka ya gute se byaciye mu zihenze ukajya ukiryagagura ukipfusha ubusa ngo bampaye imodoka mbi ureba kurikira urabona ko yambaye amapine akiri mashyashya urabona ko
urabona ko imeze y'amapine akiri mashyashya, urabona ko imeze neza. Iyi ni ya modoka ushaka kugura ukaryama ugasinza umutima ugatuza ugatekana, ngira ngo urimo uragenda uyibona. Kurikira, urabona ko na rino pine ryangaha naryo riracyari rishyashya, urabona ko imeze neza. Ni ukuvuga ngo iyi modoka ushaka kuyigura ukajya kuri Force ugiye kuyigura, ariko niyo utajya kuri Force ukamanukaho gato cyane ukarebayo, ubona ko naho haracyari hashyashya. Ikindi kandi ntago ari ngombwa kugira ngo uze kugura imodoka nurangiza ngo uzane nk'abantu babakanisha bakugira gute. Nta muntu ukundusha urukundo kuko uri inshuti magara. Niba nkubwiye ngo ngiye gufasha, ngo bagufasha nkufasha umuvandimwe, nkagufasha nkufasha iki inshuti ye magara. Urabona ko hano hejuru ukuntu hameze, naho urabona ko haracyari hashyashya. Urabona do ahangaha ni ukuvuga ngo iyi modoka ntiyaguye ntiyahirimye. Urabibona ko hano hantu hameze do, urabona ko ni ibati. Ngira ngo kameramani bereke neza kuko aka ni kakazi k'umuturika dufite muri mwaka wa 2025. Nta mubrashari n'umwe nshaka ko uyu mwaka uzashira adatunze imodoka. Dukomeza tugendana, mwamaze kumenya igiciro cy'imodoka, ngira ngo wayibonye umuziki urimo, urabona ko amatapi, urabona ko ni tapi usibye wenda nk'aka kaba karacitseho gato cyane, ariko ntago ugiye kugura imodoka ntago ushaka kuvuga ngo itapi yaracitse. Oya, hari ibintu ugomba kureba. Urabanza ukabona ko ifite moteri nziza, ukabona ko ifite ikizu cyiza, ibyangombwa byose. Ibi ntago aribyo byatuma utagura imodoka, koko iyi modoka yo iracyari nzima, ko iracyari nshyashya. Ngira ngo urayibona, ushobora no kuvuga iracyari nshyashya, ushobora no kuvuga ati rero koko amatapisi katagura amafaranga arenze n'amafaranga atareze n'igihumbi cy'amanyarwanda. Urabona ko ntago aribyo byatuma utagura imodoka. Naho ubundi imodoka yo ni nzima, nta kibazo. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Dukomeza tugendana akantu ku kandi. Dushaka guhita twikomereza tukajya he, tukaza tukajya kuri moteri, tukareba kuri moteri ukuntu hameze. Urabibona ko nta kajagari ifite na gake, nta kajagari imodoka ifite na gake. Urabona ko utu tumodoka ntago tunywa, utu vite automatique ntago tunywa. Utu tumodoka abantu mutunze zino modoka bita vite automatique, mujye muri comment mumbwire iyi modoka inywa gute. Kushaka gushyiramo nka litre 2 ukiri kuzenguruka umujyi wa Kigali wose, ukikoza Kigali wose ukayirangiza wishyiramo nk'ibihumbi 5 by'amanyarwanda ukazenguruka. Kuko tuno tumodoka ntitunywa. Niba ufite imodoka ugurisha ushaka icyitwa inote, koko duhamagare kuri 0788 24 niba ushaka ufite imodoka ugurisha ukaba ushaka amafaranga ku buryo bwihuse. Izo nimero nizo ushaka waduhamagaraho, hanyuma tukagufasha kuko uri umubrashari. Ikindi niba ushaka imodoka izakugira akamaro, itazagutesha umutwe, itazagusaza, uraza kuyigura kuri Brashari TV. Uduhamagare kuri izo nimero cyangwa utwandike kuri WhatsApp 0788 49 74 23. Sura umubrashari se. Kurikira, urabibona ko ifite akamoteri kakiri keza, urabibona ko nta kajagari iyi modoka ifite na gake. Miliyoni 5 ugatura tushobora kuba twayiguhera miliyoni 4 n'igice cyangwa 300 kuko uri umubrashari twakwimikisa kandi warakoze subscribe. Ngira ngo urabibona ifite battery nziza, urimo uragenda ubibona akantu ku kandi, urimo uragenda ubibona. Shaka kubereka neza ku buryo tuza kuba twatandukana umaze kureba. Urabona ko ifite amatara akiri mashyashya, urabibona do, iri tara ni rishyashya. Kandi akamodoka ni keza cyane. Iyi ni imodoka ushaka kugura ukaryama ugasinzira ntizagusaza. Ariko ubundi Brashari TV itaraza mwaguriraga hehe? Muvandimwe wanjye inshuti magara, rero ugomba gukurikira iyi modoka ukayigura ku buryo bwihuse cyane nta gutinda. Ngira ngo uragenda uyibona, urabona ko n'inzugi zirakora zose. Urimo urabibona ko iracyari nshyashya. Uguze iyi modoka waryama ugasinzira, ngira ngo uragenda uyibona do. Urimo urakurikira, urabona ko aya mapine nayo urabona ko aracyari mazima, aracyari mashyashya. Uri kuvuga no katura no kopa kuri iyi imodoka. Ngira ngo urimo uragenda uyibona. Uraseka iki sha? Uribona? Uraseka kuri Brashari TV. Ngira ngo urimo uragenda uyibona. No urabona ko ahangaha hose, urabona ko imeze neza ahangaha, urabona ko nta kantu na kamwe kigize kagiraho ikibazo na kimwe. Urabibona? Urabibona ko no muri butu ukuntu hameze. Ngira ngo urimo uragenda uhabona. Urabona ukuntu hameze. Ni ukuvuga ngo ifite buri kimwe cyose gishoboka. Dore amajeke, dore byose birimo. Urimo urabibona? Urabibona neza koko, urabona ukuntu hameze neza cyane.
urayibona aha, urabona kuko iyi modoka ushaka kuyigura ugahita ukora imitation nta kwiri gutinda ngira gusereza ngo urabona ngo icyakubwira oya, urayibona neza kuntu bihagaze yose ni ibati, ngira ngo uragenda uyibona, urabona kuntu ibintu biba bihagaze, urayibona hose, ngira ngo nagerageje kugenda nkwereka, urabona ko aye iri ni iki ni urabona ni kakanuza k'inyuma ka gatapi k'inyuma, urabona ko nako karacyari gashyashya, urabona ko kakiri gashyashya neza cyane, urabona ko kameze neza, ibintu byose biba biri ku murongo, urayibona neza kuntu ibintu bihagaze, ibintu byose very fresh. Hanyuma dusoza nkubwira ngo niba ushaka imodoka nziza izakugira akamaro, nta handi hantu uzayigura usibye kuri Burashari TV. No katura turakatura, no kopa turagukopa. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV, turi guteka imodoka ku isoko bita Vite automatique. Wowe twabanye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka, niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Ntibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nijye na Emmanuel, tuzasuruza turi guteka izindi modoka ku isoko. See you, bye bye, uri inshuti magara, aho ukura Imana izajye igukubira. See you, bye bye.